Oh yes, reka dukomeze naho twari tugarukiye. Ubwo twari turimo turasiga muri barimo baramubwira ati ishaka aho ujya kurara natwe tugiye kuduhuze, urimo uranyumva neza? Ubwo umuhungu nuko nguko yafashe Sara tayari barerekera baragenda. Umukobwa asigara arimo arareba nka mbega urubwa. Ndebera nawe ibintu barimo baramukorera uno mukobwa. Arimo araca mu bintu bibabaje, arimo araca mu bintu bibabaje cyane. Reka mbe nakubwira ati mushuti wanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, usanze utarayikoze ube wayikora. Ujye muri comment tubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo umukobwa yasigaye avuga ati imyaka myinshi nayimaze ndimo ndakundana n'uno mushenzi, ariko ntago avuze umushenzi nyine ngo nkundana n'uyu muntu, ariko urukundo rwanjye rwose yaragiye ararwangiza. Mba ndimo ndicuza urukundo rwanjye namuhaye, ntago ngishaka kuba nakundana nawe n'indi nshuro. Uwo ni umukobwa, niyo magambo yavuze. Tayari wakibaza ngo bino bintu bizaherera he, bizagenda gute? Ikubona bikaza ubwo ngubwo hari uraho arimo aragira imyenda agatangira kuba yavuga ati seke no kanzu ari nziza cyane, ino myenda n'ukuri ni myiza madamu, none se koko nyifate ino myenda yose nyifate ngenda nyijugunye? Ubwo nyine yatangiye kuba yavuga ati kino myenda myiza ko wayikundaga ngende mbe nayifata ngende nyijugunye kandi ari George wayikuguriye? Ibi byose ndimo ndabyibuka nk'ibyabaye ejo. Ibi ngibi koko ngende mbifate mbijugunye byose? Ubwo nyine umukobwa yafashe umwanzuro kuba yafata ibintu adakeneye cyangwa se ibintu by'inzibutso akabifata akabijugunya. Undi nawe yaravuze ati cyane genda ubijugunye, ndi seriye, ndumva ntagishaka ko uba nabibona, genda ubijugunye. Umugore nawe yaravuze ati kubijugunya gusa bitwaye iki, reka ngende imbe nabijugunya ntacyo bitwaye. Tayari dore ngarahaguruka agafata imyenda akagenda. Undi nawe inzibutso ntazo akeneye yarazifashe, abariza aheraho yikuraho avuga ati we genda ubifate byose ugenda ubijugunye. Ubwo umugore nyine ukamenya akababaye, DCMR arababaye cyane. Ubwo ngubwo niko yahise afata telefoni cyangwa se tableti yari iri aho ngaho, hari abari bameze nk'aho bamwandikiye ubutumwa. Yahise atangira kuba yabufata. Ubwo ni Mr. Richard yatangiye kuba yamubaza ati ubwo ngubwo nyine hari ibintu yatangiye kuba yagenda arimo aramubaza. Ubwo umukobwa nawe yatangiye kuba yakina amawudiyo bagiye bamwohereza. Ubwo ni Mr. Richard yatangiye kuba yamubaza ati muri we, ubwo atangira kuba yamushimira amubwira ati ikintu wakoze cya mbere ni ukuba rwose urimo urahesha ishema igihugu cyacu, ibyo bintu turimo turabikunda. Ubwo ni umukobwa barimo barabwira Richard, ariko twabonye afite ahantu akora ameze nko mu kigo cya gisirikare, ariko ntabwo turamenya neza ibi bintu aho birimo biragana. Ubwo umukobwa nawe yese atangira kuba yavuga ati ibintu byose biraza kuba byagenda neza, uko byagenda kose ibi bintu biraza kuba byagenda neza. Ubwo nawe yahise yohereza audio cyangwa se voice note ayoherereza Richard amubwira ko ibintu byose biri buze kuba byagenda neza. Uwo arimo arapakira ukamenya ko agiye kuba yagenda akerekera akigendera agasiga Eric ariwe George. Ubwo yitegerezaga aho ngaho agatangira kugenda areba gake gake, yarimo arareba. Umunsi umwe yari ari aho ngaho, ubwo ngubwo ari aho ngaho ajya kubona Eric aramusohokanye amuzanye ahantu amubwira ati dore iyi ni gift naguteguriye, ibanza uyirebe tayari. Ubwo agatangira kuba yatwikurura aho ngaho hari harimo ibintu by'ibishushanyo yari yamushushanyirije. Nawe undebere, ubwo hari harimo ibishushanyo yamushushanyirije. Umukobwa nawe aravuga ati yego se ibi byose ni ibyanjye mama we, mbega. Ubwo umukobwa yatwawe, mushuti we nawe yatwawe, arimo aravuga ati wow muri we ibi byose ni ibyawe. Ubwo muri ukamenya ko nyine bari bamuteguriye ibintu by'ibishushanyo aho ngaho. Umuhungu nawe amubwira ati ibi byose ni ibyawe. Ubwo umukobwa nawe akavuga ati mbega ukuntu bino bintu mbikunze, nubwo atari njyewe ariko ibi bishushanyo ni byiza cyane, bifite ubuhanga, bikoranye ubuhanga cyane, ndabikunze. Ubwo umukobwa nawe ari kumwe na mushuti we bari bishimye cyane, barimo aravuga ati wow mbega byiza, ati turabikunze ni byiza cyane. Ubwo umukobwa yakitegereza ahantu umuhungu yari yamushushanyije akibona wese akibona. Ubwo ngubwo yari arimo arabibona nabyo yaragiye kuba yabipakira, ariko yibutse izo nzibutso z'ibintu yagiranye n'umusore
atangira kuba yavuga ati uno mushenzi mutwarira ibintu byiwe, kwa nini gute byagenda gute ngiye mutwarira bino bintu, reka kurambabarire. Umukobwa izo nzibutso arazifite, yarazibonaga agahinda kakamwica, agatangira kuba yavuga ati bino bishushanyo byose reka nze nkwereka ibintu ngiye kuba nabikorera, ngiye kuba nakora ikintu cy'ubusazi. N'undi munsi Eric we naragukunze cyane, ariko nanjye wanyeretse ko nkunda kandi urimo urambeshya, ariko ikintu ngiye kuba nakora ni kimwe, ndaje mbanze nkwereke nikize umushenzi ku bintu nk'ibi ngibi byo kumbeshya amfura pa. Ubwo n'umukobwa nyine nibyo yari arimo aratekereza avuga ukuntu yakunze uno muhungu ari we Eric nawe akamwereka kamukunze, ariko byahehe Eric dore ahantu yibereye arimo arakata icyo kurya we na Sara amubwira ati Sara we akira abanza urye utaba wasara. Ubwo Sara ukabona ko yishimye, umuhungu akamubaza ati urabyishimiye cyangwa se wabikunze? Umukobwa ati cyane nabikunze, nukuri uzi guteka, utu tuntu uba wantekeye ni neza ni guci ndadukunze. Ariko umusore yitegereje neza ari byo yatangiye kuba yabona ati ngo nguki ibyo ni ibiki? Ubwo yese yirukanka cyane, wakibaza ngo habaye iki? Ubwo umukobwa nawe yaribazaga ati se uriya wabaye iki? Idore umukobwa we yatangiye kuba yatwika bya bishushanyo bari bamushushanyije, undi yatangiye kuba yamuzamubwira ati emuri we urimo uragerageza kuba wakora iki? Ibi ni ibiki urimo urakora? Ubwo ngubwo yaje yirukanka cyane, ahita atangira kuba yazimya ibya bipapuro yari atangiye kuba yatwika. Ariko muri yarakaye, umuhungu nawe yatangiye kuba yavuga ati ibi ni ibiki? Umukobwa nawe akamubwira ati sari ibyo utarimo urareba nta birenze, nuko nabonaga ntakibikeneye, kandi byose nari ngiye kuba nabitwika kuko ntago nari nkibikeneye. Undi akavuga ngo ntago wari ukibikeneye, gute watinyuka kuba wavuga gutyo ngo ntago wari ubikeneye? Ubwo wa mukobwa nawe aratangira ati rata sheri ngo ntago yari abikeneye, yavuze se karimo arashaka kuba yavuga ko yananiwe gukundana nawe, buno hari icyo utarimo urabona? Umva kagashyano nako ngakarashyiramo umunyu. Umuhungu nawe arabyitegereza, ariko baramukoroze mu bwonko atangira kuba yavuga ati ntago ugikeneye gukundana nanjye. Ubwo nyine arimo aritegereza, akitegereze muramubwira ati ntago ukundanye, ntago ukeneye gukundana nanjye. Ikoko Sara ibyo avuze ni ukuri, uko birimo biragaragara ntago wagafashe bino bishushanyo byose ngo ubifate ngo ubitwike, nta mpamvu, nuko utagikeneye gukundana nanjye. Ngaho bifate byose ubitwike, niba wumva ari byo ushaka bifate ubitwike. Ubwo umusore nawe yese abisubiza amati bifate ubitwike, nta kintu bitwaye, bimbwiye iki? Bifate ubitwike. Ubwo byose bitewe n'uriya mukobwa ari we Sara ushyizemo umunyu, ariko umukobwa ari we muri byose arimo arabibona, arimo arabyitegereza ukuntu umuhungu yiba yisize insenda, avuga ati wantwara iki? Bifate ubitwike, wishimishe niba ari byo urimo urashaka, idore no guhindukira. Akitegereza umukobwa avuga ati rata wowe niko bimeze, ngwino twisubirire mu nzu tujye kwirira, areke kuba yatubuza peti, twigendere. Ubwo umukobwa nawe yatangiye kuba yatekereza ati nta kintu mfite, reka byose birangirira n'ubundi nta kintu mfite, icyo kuba nahomba ibyanjye reka bibe byarangirira aha ngaha. Ubwo nuko nguko nyine yavugaga ati nta kintu afite cyo kuba yahomba, nta nubwo akeneye cyangwa se ntago amukeneye. N'indi ncuruga umusore we yibeneye n'undi mukobwa bari aho ngaho agatangira kuba yakibuka. Ubwo ngubwo nyine we umuhungu yese avuga ati ngo nicyo udakeneye. Ubwo nyine bisobanuye ko yumvishije ibintu umukobwa yaravuze. Ubwo yarahindukira amubaza ati ngo nibiki udakeneye we? Umukobwa yirebera hirya amubwira ati nta birenze, ntacyo, nta kintu mvuze kidasanzwe, nta birenze. Ubwo ndi yahise amubwira ati rata twigendere. Sara we. Ubwo Sara n'umusore bahise bigendera kwikomereza kuba bafata ifunguro. Umukobwa byose arimo arabyitegereza, akareba ukuntu umuhungu ngo byitwa ko bakundana kandi bafite n'ubukwe, bibereye aho ngaho mu munyenga w'urukundo. Tayari gake gake umukobwa hari telefone yahise atangira kuba yakurayo ingaba yabanza avugisha umuntu, ariko ukamenya ko umukobwa ibintu bimukomeranye, atari ibintu byoroshye, atari ibintu byo kuba yakina. Ubwo nawe yahise atangira kuba yavuga ati tugendeye uyu munsi, ndashaka mbe navuga ko hasigaye iminsi 5 duhereye uyu munsi, hasigaye iminsi 5. Ntumbaze ngo iminsi 5 y'iki?
ubwo umukobwa baramutwereka ari aho ngaho arimo aragenda, hari telefone gake gake yahise afata. Wakibaza ngo ni iy'iki, ariko asize avuze ati hasigaye iminsi 5 uhereye uyu munsi. Niba ari iy'iki, ubwo nuko nguko yatangiye kuba yabona hari urimo uramwandikira amubwira ati muri we, ati ubukwe bwacu hasigaye iminsi 5 ngo bube bwaba. Uwo ni Eric wamaje kuba wabimwandikira amubwira ati wowe ntugire ikibazo, nanjye ubukwe bwacu mbwitayeho. Ariko ndebera nk'umuntu ufite ubukwe, ibintu yibereyemo we na Sara, arimo arabeshya umukobwa ngo ubukwe bwabo hasigaye iminsi 5 kandi ngo arimo arabyitaho. Ubwo umukobwa agatekereza ati mbega umubeshyi, mbega umubeshyi, mbega umubeshyi. Ubwo ibyo nibyo umukobwa arimo aratekereza, agatangira kuba yakigira, umukobwa agatangira kuba yavuga ati reba ukuntu arimo arigira nkaho urukundo rwacu rumufasheho. Ibyahehe, ibyahehe. Ubwo umusore arimo arabeshya umukobwa. Impamvu umukobwa arimo arabivuga ni ukubera ibintu arimo aramugaragariza we na Sara barimo, ariko akamwereka ko ngo urukundo rwabo ruri imbere, ngo kandi yitaye ku bukwe bwabo bafite nubwo hasigaye iminsi 5 ngo bube bwaba. Ubwo umukobwa yahise atangira kuba yavuga ati nta kibazo. Ubwo hari uwo yatangiye kuba yakandikira amubwira ati nzaza ejo mu rugo, ibyo kuba nasezera akazi tube twabikemura. Hari uwo yandikiye nyine amubwira gutyo. Ubwo ngubwo ukamenya ko ari supervisor, undi nawe akamubwira ati nta kibazo, ntacyo bitwaye. Ubwo nyine we arimo arandikira umuntu amubwira ko azaza ejo mu rugo, iby'ubukwe, ibyo kuba byasezera akazi babe babikemura. Nicyo kintu yandikiye supervisor, ubwo n'umukozi n'ushinzwe abakozi. Ubwo wa musore yatangiye kuba yabwira muri amubwira ati muri we, ubwo agatangira kuba yamubwira ati urabizi neza ko nta n'icyangombwa cy'ubukwe dufite, kandi tugomba kuba twajya kukizana nimugoroba. Ubwo ka Sara kakabyumva, ubwo nyine ni ikimemerera kuba bashyingiranwa cyangwa se bakora ubukwe. Ubwo umukobwa akimara kubyumva yahise atangira kuba yafata Eric amubwira ati Eric we, Eric we, tabara tabara. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati se ngewe ko hari ikintu nashakaga kuba nagusaba, basi uranyumva? Numvaga twajyana kuba twareba match ya basket, wanyumva? Undebere nawe. Umusore dore ngo arahita ava mu byaha akavuga ati yigo se bitwaye iki se, none se. Ubwo wa mukobwa yahise atangira kuba yavuga ati se kubera icyo utabimubwiye kare ukaba ubimubwiye nonaha, ni ukubera iki? Ubwo nuko nguko nyine muri yabajije Sara impamvu ataba yabimubwiye kare, kandi bari bafite izindi gahunda. Undi yahise atangira kuba yavuga ati nibwo mbyibutse, ni ukuri nari nabyibagiwe, ubu nibwo mbyibutse. Ariko nta kibazo, ntago biri butinde cyangwa se biri buze kuba byagira nyine bigatinda cyane. Ariko udashaka ko njyana na Eric, nanjye nta kibazo, ni ukuri utabishaka ko njyana nawe, nta kibazo nakijyana. Ariko nyine ikintu nakakubwiye, niba bikubabaje ni ukuri ntukajye uvuga nabi. Ubwo umusore nawe akabyumva agatangira kuba yamubwira ati ntukagire uvuga nabi, kuko na Eric ntajya avuga nabi, siko bimeze se. Ubwo umukobwa nyine arimo arashyiramo umunyu amubwira ati njye nifuzaga kuba najyana nawe, ariko niba utabishaka cyangwa bikubabaje reka mbe nanakigendera, kandi muryoherwe. Ubwo Sara agiye kuba yagenda, umuhungu yaramubwiye ati we, buretse kuba wagenda kibebezo, buretse kuba wagenda, ibyo ngibyo ntabwo nigeze mvuga ko ntari bujyane nawe, ibyo ntabyo nigeze mvuga. Dore muri ngo byose arabyitegereza, ariko mu kurenza akinywera icyitwa amata. Gake gake ubwo agatangira kuba yamubwira ati ahubwo ndekura, muri yarakaye ntago ashaka ko twajyana. Ni gute twajyane muri atarimo arashaka ko twajyana, ariko muri akisekera avuga ati bano bashenzi. Ubwo ariko agatangira kuba yavuga ati murakeka se ko naba narakaye? Reka ngendaza kuba nakijyana, ngende njye kuzana ibipapuro bya mariage cyangwa se ibyo kuba twashyingirwa. Ubwo ni ibipapuro byemeranya nyine kuba bano bashyingiranwa. Ubwo akavuga ati ndaza kuba najyana, naza kuba nakijyana, nta kibazo mwebwe mujyane mwajye kwikinira cyangwa se kureba ibyo bya basket byanyu, nta kibazo, ntacyo bitwaye. Ubwo agakobwa nyine kagatangira kuba kamureba, kagatangira ati murararakaye, we ntabwo urimo urabibona ko arimo arabivuga kuko arakaye? Ibi byose ararakaye Eric we, nturimo urabibona? Wenda wamufasha ukamuherekeza mukaba mwajyana kureba ibyo byangombwa, hari ikibazo? Undi agahita abwira muri ati muri we, wishaka kuba warakaza cyangwa se wakina na Sara,
wowe wifata uze kuba wajyana, ngiye tugiye kuba twajyana kureba iyo maci, kandi uze kubitekereza ko neza ntago namutenguha, urimo urumva neza. Arabinsabye ngomba kuba najyana nawe kubera ko hari ibintu byankoreye byinshi, rero nshaka kuba najyana nawe kureba iyo basiketi, wowe uze kuba wakijyana nawe ujye kureba ibyo bipapuro. Siko se kandi sinatuma hari umuntu umubabaza, icyo cyo ni ikosa, ntatinyuka kuba ryaba. Urimo urabyumva neza? Dore umukobwa ngarareba akitegereza akivuga ati se uyu muntu ninde? Ubwo yatangiye kuba yakibuka wari umunsi umwe ibaje iwabo, cyangwa se hari abashyitsi baje iwabo barimo baravuga ati no poroje rwose tugiye kuba twakora ni nziza cyane, ndayikunze, ni ukuri ndayikunze cyane, ino poroje ni nziza irahambaye, tugiye kuba twakorana. Ubwo Eric nawe yari ahari, muri niwe barimo baravuga, ubwo bari bishimiye poroje afite, ahita avuga ati cyane tunywemo gake gake ya Mr William, ni iby'agaciro kuba uri aha ngaha, biranshimishije cyane, ibi bintu birahambaye. Ubwo umukobwa bari bishimiye poroje ye, atangira kuba yanywamo gake gake, arimo aravuga ati ni byiza cyane ndabikunze, gake gake agatangira kuba yanywamo gake gake. Ubwo umugabo nawe agatangira ati nywa inywa, ubwo bakamwongera gake gake. Umukobwa nawe azinywa nk'uziyahuza gake gake, yasukayo. Ariko umuhungu ari we Eric byose yari arimo arabireba, akibaza ati se uyu mukobwa urimo uranywa gutya yakurikiwe nande ko mbona ameze nk'umuntu urimo uraziyahuza? Wagwani inkubwira ati mushuti, byaba bibabaje ugeze amasaha cyangwa se ugeze kino gihe utari wakora kuri subscribe, reba neza ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Dore umukobwa kubera inzoga nyinshi, dore ngaratangira kuba yanacira amaraso. Ariko Eric icyo gihe yari ahari arimo aramubaza tumeze neza, yewe umeze neza, ngwino nkujyane kwa muganga, tugende tujye kwa muganga. Ubwo umukobwa akitegereza neza akabona ukuntu umuhungu amwitayeho. Ubwo nuko nguko yamujyanye kwa muganga, gake gake pole aramuzana aho ngaho kwa muganga. Umukobwa yari yamweze nk'umuntu wasinze, cyangwa se zirimo ziramushiramo ariko zikimurimo gake gake. Ubwo umuhungu yari ari hafi ye, arimo aramubwira ati muri we. Ubwo yaje amwegera gake gake, arimo aramubwira ati muri we, none se waba umeze neza? Njye ni ukuri nari nababaye bitewe na bino bihe wari urimo. Ni ukuri kampani yacu yari igiye kuba yagira igihombo kubura umuntu nkawe. Ibi bintu ntuzongere kuba wabikora. Siko bimeze, ni ukuri bino bintu ntuzongere kuba wabikora, uri umuntu w'agaciro cyane. Ubwo umukobwa nawe agatangira kuba yavuga ati ni byiza cyane. Umuhungu nawe akamubwira ati ntugire ikibazo, njyewe ntabwo nzatuma hari ikintu kibi kikubaho cyangwa se kiguhangayikisha, ntuzigera ubabara n'indi nshuro. Ubwo nibyo umusore yari yarasezeranyije umukobwa, amubwira ko atazigera ababara n'indi nshuro. Ariko umukobwa hari aha ngaha, icyitwa ububabare nicyo ahubwo kibereye mu mutwe we, agatangira kuba yavuga ati harya ngo warambwiye ngo ntabwo nzigera mbabara n'indi nshuro. Ubwo umukobwa nyine arimo arabyibuka ibintu umuhungu yamusezeranyije byose na kutafite aho ngaho, akumva yayijomba umuntu, agatangira kuba yavuga ati ubu ngubu noneho uburibwe mfite burenze ubwo nigeze ngira bwa mbere, n'ukuntu yambwiye ngo ntabwo nzigera mbabara, kandi uburibwe mfite burenze ubwo nari mfite bwa mbere. Ubwo nuko nguko yahise afata icyitwa ikayi. Ubwo ngubwo nako ni amadokima nyine afite aho ngaho yo kuba wasezera mu kazi. Ariko ikintu naba nketse ni uko uno mukobwa ashobora kuba akora hariya kwa George cyangwa se kwa Eric. Rero yazanye amadokima arimo aramubwira ati nta kibazo, niba mugiye kuba mwagenda, ibyo nari mfite byose ngiye kuba nabihagarika, ariko nyine mwebwe mugende mwishime nta kibazo, nanjye ndaza kuba nahagarika ibintu byose nari ngiye kuba najyamo. Noneho ngiye kuba nazana ibitwemerera kuba twajya gukora ubukwe. We niba Sara wumva ko koko ari umuntu w'ingenzi watuma nyine ibintu byose wari ufite kuba wakora, mugende nta kibazo. Ubwo umusore yaravuze ati okay, sawa bayi, wiyiteho. Ubwo agiye kugenda ariko aramubwiye ati buretseho gatoya, hano hari dokima nari ndimo ndifuza ko
uwansinyiraho. Ubwo ahangaha nyine izi ni dokima zisezera nyine mu kazi. Yatangiye kuba yabwira George ati George we uwansinyira haha. Undi yarahuze ati bitwaye iki se? Nta kintu bitwaye, izana mbe nasinya rwose muri wamburanye iki? Kandi ntukagire shida, ntukagire ikibazo, ubukwe bwacu burabura iminsi 3 yonyine ngo tube twabukora, siko bimeze se? Rero mbere yuko dukora ubukwe ushobora kuba wabanza kujya kuba wareba ubwo burenganzira butwemera kuba cyangwa se ibyo byangombwa, ugomba kuba wabanza kuba wajya kubizana. Ubwo umuhungu agiye kuba yasinya, hari ibyo yabonye biramutungura cyane. Wakibaza ngo abonye iki? Abonye iki ko yabonye? Agiye kuba yasinya hari ibyo yabonye arakubitwa n'inkuba itagira amazi yarikanze. Ubwo nyine bakadusubiza inyuma. Agiye kuba yasinya, ubwo nuko nguko umukobwa yese amubwira ati yewe ni byiza, nukure muri n'umuntu w'intwari cyane, ndamukunze. Ahubwo Eric we tugomba kuba twagumana uno munsi wose, siko bimeze se? Njye na Eric tugomba kuba twagumana umunsi wose, kandi ntuze kuba wababara, siko bimeze se? Kubera ko mugiye kuba mwashyingiranwa, rwose tugomba kuba twagumana umunsi wose kugira ngo nanaguhage, siko bimeze sha Eric we? Undi agatangira kuba yavuga ati muri we ugomba kuba wantegereza mpaka tugeze mu bukwe. Bw'umuhungu yarasinye avuga ati wowe igenda ukora ibintu byose uze kuba wantegereza, siko bimeze se? Ubwo umukobwa hari ibyo bamusinyiye byo kwegura mu kazi nyine, abandi baravuze ati tugende, kandi Eric ntago yigeze ashona cyangwa se ngo abimenye ibyo yabasinyiye. Umukobwa nawe yatangiye kuba yareba akavuga ati buse koko nta nubwo wari ufite bwo kuba wasinya ibintu nka bino? Ubwo n'umukobwa nyine urimo urabivuga akavuga ati nta nubwoba wari ufite Eric we. Ubwo nyine byose ugatangira kuba umukobwa agatangira kuba yavuga ati nonaha kino gihe none ndagira ngo ibintu byose nari mfite mbe nagutenguha. Abandi bo bagiye bishimye cyane barimo baravuga ati Eric we nukuri tugende, ndumva mfite amashyushyu, tugende tunyaruke, nukuri ubu se ntabwo tumubabaje kuba tugiye. Undi agatangira ati wegenda, tumubabaza gute wagasazi we? Nta kumubabaza ntabyo, ahubwo tunyaruke, tunyanyure tugende twagiye, tayari. Dore ngo arahita afata umukobwa bakagenda, ariko ndebera kwifata ngo afite ubukwe. Umugore wari inyuma ariko agakora ibyo bintu, n'undi mukobwa akamubwira Eric we nukuri urakoze, fata ikibizu, ifamata nako kamata ikibizu. Agatangira kuba yareba inyuma akamubwira ati muri we, yewe muri we uze kuba wagira ibyishimo, nanjye ngiye kuba nagirana ibyishimo na Eric, siko bimeze se? Kandi turaba twishimye nk'ukuntu urimo urabibona ibyishimo twe twabitangiye. Bayi undebere dore kumurisha icyo bita umubu, bo barahita bigendera, waza ubabaza iki? Tayari dore ngo barigendeye, umukobwa byose arimo arabireberaho akabyitegereza. Ariko hari ibintu umuhungu mbere yuko agenda asize amusinyiye. Umukobwa nawe yaravuze ati reka nze nkwereke. Gake gake atangira kuba yagenda afata utuntu twitwa amafoto, agenda afata amafoto yabo bateruranye, barimo baragenda bidagadura, basomana. Umukobwa yaje kuba yagenda areba amafoto yose afite akayitegereza, afite amafoto yabo menshi, barimo baragenda bakora ibintu twakita nk'urukozasoni, ibintu bikojeje isoni. Reba kubona umuntu w'umugabo ufite icyitwa ubukwe mu minsi 3 yonyine, ariko akaba arimo arafata umugore we gutya. Ubundi baba bagiye kuba basezerana ibiki cyangwa babana mu biki mu gihe baba batazi kuba babana. Ubwo umukobwa yafashe ya mafoto yose arayohereza, none atangira kuba yavuga ati hallo, atangira kuba amubwira ati ibyo bintu byose nk'uko mbiguhaye ayo mafoto n'amavideo uzayafata uyerekane ku munsi w'ubukwe, aribwo uzayerekana ayo mafoto nk'uko nyakoherereje, ugende werekana imwe ku yindi, ku buryo abantu bose bari aho ngaho bazabibona. Kandi ndagushimiye, urakoze cyane kuba ubyumvishije. Ubwo ukamenya ko umukobwa umupanga afite ari ugufata no mafoto cyangwa se amavideo akayereka abantu bose bazaba ari aho ngaho. Ubwo bakatwereka ko habura iminsi 3 ibyonyine ngo ubukwe bube bwatangira cyangwa se bwaba. Umukobwa hari ibyo nawe yatangiye kugenda yirebera gake gake, pole pole.
ubwo ngubwo umukobwa ariko arimo aratekereza cyane akavuga ati reka nze nzakwereka ibintu nzakora ku munsi w'ubukwe, nzakwereka nawe bizagutungura, hasigaye iminsi 3 yonyine ngo ubukwe bwe bwaba, ariko buri umwe uzaba uri aho ngaho azakubona, akubone, abone noneho urukundo rwacu ahantu rushingiye cyangwa se imibanire yacu ahantu ishingiye, nibwo bazakubona we wa nyawe. Tayari uwo ni umukobwa urimo urabivuga. Twubonye hari umuntu yohereje amafoto ngo azafate ayerekane ku munsi w'ubukwe. Ubwo umukobwa nawe yise ahamagara uwitwa Richard twabonye nyine ari umugabo ariko ntabwo tuzi ikintu bapfana. Uno mukobwa nanjye yancanze niba akora mu kigo cya gisirikare, niba akora kwa George, ariko ibintu byancanze. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ubu noneho nditeguye kuba nasezera ku kazi kuko ibintu byose nabikemuye, akazi nagasezeyeho byose byarangiye, none ejo twabikora bikava mu nzira, business zanjye cyangwa se ibintu byanjye byose nabikemuye byarangiye, kandi ndakumva cyane. Ubwo Yesu amubwira ati ndaza kuba nakoherereza umuntu uri buze kuba yagufata niba koko ibyo bintu bimeze neza. Undi aravuga ati nta kibazo, ariko Richard aramubwira ati ndaza kuba nakoherereza umuntu uraza kuba yagufata, nta kibazo. Ubwo umukobwa nawe yicariye aho ngaho, waza umubaza iki ko umukobwa yarakaye. Richard aho ngaho nawe naho ari inkubwira ati inkuru igeze ahantu haryoshye. Ubwo Richard hari uwo yarimo arahereza ibintu aho ngaho, amubwira ati genda ujye kuba wamufata we Travis we. Ubwo hari uwitwa Travis barimo baramubwira ati genda umufate umuzane, ugenda umuzanane n'ibintu byiwe umukura aho ngaho, kandi bikeneye kuba byakorwa nk'ibintu by'agaciro cyane, ukerekana uko ufite ubuhanga we na timu yawe cyangwa se nabo mukorana. Ntimuze kuba mwatenguha cyangwa se mwantenguha, mugomba kuba mwabikora mu ibanga. Siko bimeze se? Uwo bamwita Travis ngo yahoze yigana n'uriya mukobwa nyine Emuri, yaravuze ati ndabanye, ndabyemeye, ndabyumvishe, ibyo ni ibyanjye, ngomba kuba nabikurikirana gake gake, dore kwitegereza umukobwa. Ubwo ntabwo yari yakamenye ko ari we, yahise amwenyuramo ahita atangira kuba yavuga ati ye Emuri. Ubwo noneho atangira kuba yavuga ati Emuri ubu saranyibuka. Ubwo nuko nguko nawe yese atangira kuba yavuga ati ndamuzi, asigara aho ngaho arimo arareba agafoto k'umukobwa. Umukobwa nyine niwe Muri, ngo bariganye, nicyo kintu mbashije kuba namenya, bariganye kandi niwe bohereje ngo aze kuba yafata uno mukobwa gake gake. Ubwo umukobwa mu gihe nawe ari aho ngaho yibereye aho ngaho, atangira kuba yagenda areba utuntu n'utundi gake gake, agatangira kuba yavuga ati ngiye kuba nakoherereza umuntu uza kuba yagufata muri we. Ubwo babandi nabo batangiye kuba bavuga ati ye hasigaye iminsi 2 noneho ibintu byose bikaba byarangira, none se kutambwiye waba waragiye kuba wafata ibyangombwa bitwemera kuba twashyingiranwa? Undi nawe ati cyane nagiye kuba nabifata, nagiye. Ubwo bakarebana ati yego sha yagiyeyo. Ubwo ngubwo agatangira kuba yabwira umukobwa ati buretseho gato mbanze nzana ikote, noneho tujye kuba twareba uriya mukino. Siko bimeze se? Ubwo bano bo bahora barimo baritemberera, wazo babaza iki ngo kandi hasigaye iminsi 2 yonyine ngo babe bakora ubukwe. Ariko umukobwa yaje yegera Emuri amubwira ati yewe Muri we, Emuri we. Ubwo nyine ikintu abagiye kuba yakora ni nko kumushinyagurira umukobwa, ariko nta kintu na kimwe barimo aramubwira. Akamubwira ati niba ugiye kuba wakora ubukwe na Eric, reka mbe nagira ikintu mba nakurabura nkubwire, ntago ubizi wowe, nta kintu na kimwe uzi, nicyo kintu nakakubwiye. Nta na rimwe uzigera umubona ku buriri muryamanye na rimwe, kuko ngewe ikintu nzi neza nuko tuzaba atari twe tuburyamyeho tukaryamana, nta kintu na kimwe tuzakora. Uzibaza ati se ngende umukunzi we twakoze ubukwe? Ubyibazeho cyane, kubera ko ngewe nawe nitwe tuzajya duhora ibintu byose turimo turabikurikirana. Nzajya nkugenera umunsi muryamana, indi minsi yose nzajya mba ndi kumwe nawe. Urimo urabyumva neza se? Hagati aho ngaho wakitwara neza niba ushaka umugabo wawe ko nzajya mugutiza. Ibitari ibyo ngibyo nanjye nzakwereka utuntu nzaba nagukorera
umukobwa ariko akamuseka amubwira ati wowe uzaba urebera aho ngaho urimo uradufana umeze nk'umufana wacu, isi ko bimeze serata mukobwa, ariko undi se waza umubwira iki? Akavuga ati ye nk'uko ubyifuje nk'uko ubishaka ndimo ndabyumva neza nta kibazo rwose, ariko ikintu wamenya ko ni uko urukundo n'ubundi yaruguhaye nawe kandi urabibona ko urukundo yaruguhaye kandi nanjye yararumpaye, rero muri nta kintu na kimwe nakora pe, nta n'ikintu cyatuma nanabarakarira, buriya ntukagire ngo ndakurakariye. Umukobwa yahise avuga ati se kubera icyo atarakaye, kubera icyo avuga ngo ntago arakaye? Akamubwira ngo none se njye na Eric urabona koko tutari amaraso amwe, urabona amaraso yacu aba adakunda kuba yagendana, njye papa wanjye yakoze ibintu byinshi kuri we, rero niyo mpamvu barimo arakora biriya bintu byose. Ni umugabo mwiza Eric, ndabizi neza ni umugabo mwiza cyane, kandi rero ntukajye ushaka kuba wakirakaza cyangwa se ngo urakarire ibintu byose ubona, ni nko kunyitura ibintu papa wanjye yaba yaramukoreye, si byo se? Ubwo bakiri aho ngaho hari uwaje ahamagara ati Sara we, yewe Sara agahita atangira kuba yakisetsa ati yego. Ubwo agatangira kuba yavuga ati ni ibiki murimo muravuga ahangaha, ibintu murimo muravuga ni ibiki? Umukobwa agatangira ati nta birenze sheri wanjye, ngwino tugende ni ukuri, twagiye. Ubwo agatangira kuba yavuga ati hasigaye iminsi 2 yonyine mukaba mwakora ubukwe, rero nari ndimo ndamuferesita mubwira utuntu twiza nk'umuntu ugiye kuba yakora ubukwe. Undi akamubwira ati wowe kabisa ibyo bintu biba bikwiriye ni waneza. Umukobwa ariko akavuga ati twagenda. Ubwo agatangira kuba yahindukira akayitegereze muri amubwira ati wambonye. Umukobwa akabyitegereza akavuga ati mana yanjye ibi ni ibiki ibiba birimo biraba? Ubwo nuko nguko Eric ndetse na Sara bagiye. Ubwo barimo baragenda hari uwaje aramubwira ati Mr George we, agatangira kuba yamubwira ati yego. Ubwo ngubwo ukamenya ko ari supervisor waho akora cyangwa se supervisor. Yahise atangira kuba yavuga ati narinje kuba navugana na Misi, rero nabonye ngo ngabe yampereza impapuro zegura ku kazi, nizo narinje kuba nareba. Ubwo bose baribajije ati ye ibiki ngo kwegura? Ubwo bose barabyibajijeho, ariko umukobwa atangira kuba yavuga ati Eric tugende turimo turatinda, turi gukererwa. Uriya nyine ni supervisor uje kuba yareba ubwegure bw'umukobwa. Nuko nguko umukobwa yafashe umuhungu barirukanka barigendera, ariko uyu nguyu ni supervisor aje kuba yareba ubwegure bw'umukobwa. Ubwo nuko nguko yahise amubwira tuzi uko narinzi ko wagiye, nakekaga ko natinze, numvaga wagiye pe. Ubwo umukobwa nyine atangira kuba yakimwenyuza akisekera, agatangira kuba yamureba akamubwira ati oya njye ntago nari nagiye. None se akamubwira ati koko ugiye kuba wagenda? Ariko abandi nabo barimo barigendera gake gake ngo babe bagiye muri ambiance kuba baryoshya bakiryohereza gake gake. Ariko umuhungu ahantu arimo arajya yatangiye kuba yagenda ashidikanya kuri ibyo bintu birimbaye. Bamubwira ngo baje kureba ngo ibintu nyine yasinye byo kuba yasezera akazi. Agenda n'ubundi nubwo agiye ariko arimo aragenda byibazaho cyane. Umukobwa akamubaza ati se ni ikihe kibazo ufite? Ufite ikihe kibazo? Ni ikihe kibazo umuhungu ariko afite kuba yashidikanya? Yaramubwiye ati buntegerejeho gatoya, reka nze ndajeho gatoya buntegereje ndaje. Ubwo undi nawe agatangira kuba yamubwira ati Misi ni ukuri njyewe sindimo ndumva impamvu waba ugiye kuba wasezera ku kazi. Ni ukuri njyewe na n'ubu ngubu byancanze, koko ugiye kuba wagenda hasigaye iminsi 3 yonyine ngo ube wakora ubukwe. Ibyo nawe urabizi nako hasigaye iminsi 2 yonyine ngo ube wakora ubukwe. None ni ukubera iki ugiye kuba wasezera mu kazi koko? Ibi ni ibiki? Ariko umukobwa nta kintu na kimwe yakubwira. Undi agatangira kuba yavuga ati se basi wegeze kuba wabiganiriza George cyangwa Eric nyine ari we Eric, wegeze kuba wabimuganirizaho? Umukobwa ariko akicecekera, nta kintu na kimwe wabwira umuntu hejuru ya bino bintu byose. Undi yaje avuga ati ni ibiki atambwiye cyangwa se ni ibiki ashaka kuba yambwira? Idore bose ngo barahindukira. Undi yaje abaza ati ni ibiki
atambwiye cyangwa se ashaka kuba yambwira. Ibyo ni ibiki? Dore umukobwa nawe ngarabona umuhungu aje akavuga ati wagwani, ibyo ni ibiki? Bite byawe? Undi ubwo ngubwo yaje nyine arimo arabaza ati ni ibiki ashaka kuba yambwira, ibyo ni ibiki? Ubwo baramubonye batangira ko bavuga ati George ni wowe? Undi ahita atangira kuba yamubwira ati Mr. Yang we Yang. Ubwo nyine yahise atangira kuba yaburizamo kuba yabwira umugabo we ko ibyo kuba yasezera ku kazi, ahubwo yahise afata ibindi aramuhereza amubwira ati akira mfasha, mfasha. Ubwo akamubwira ati kandi nta nibirenze, nta kintu kirenze kiri aha ngaha, we fata wewe ugende ujyane na Sara, nta kintu kirenze kiri aha ngaha. Undi akamubaza ati muri we ubundi ni ibiki urimo uritwara gutya, ni ibiki urimo urakora ku buryo witwara gutya, ibi ni ibiki? Ntabwo ushaka kuba wambwira ku bijyanye na kampani, igute udashaka kuba wambwira ku bijyanye n'ibirimo birabera muri kampani? Umukobwa akisekera, waza umubaza iki, waza umubwira iki? Agatangira kuba yamubwira ati njyewe nta kintu ndimo ndatekereza, njye ndi kumva ko kuba umuntu yasezera ku kazi nta bintu birenze, kubera ko afite ibintu byinshi byo kuba yakora. Kandi njyewe si kuvuga ngo ngiye no kuba nasezera mu kazi, nuko mfite ibintu byinshi byo kuba nakora, nindamuka mbirangije nzaba nagaruka. Ahubwo se game ubu ntiyatangiye uyu munsi? Ubwo n'inyuma hari undi nawe urimo uravuga ati yewe umukino ugiye kuba watangira, tugende umukino ugiye kuba watangira. Ubwo ni Sara. Undi barimo baramubwira ati wowe ninsoza ibyo ngiyemo nzaba nagaruka, ugiye jya kwikinira umukino wawe, ntacyo bitwaye. Dore ngo yahise ahindukira aragenda, akamubwira ati muri we yewe muri wanyumva? Akamubwira ati ariko wibuke ko ikintu cy'ingenzi dufite kuba twakoruze kuba wakibuka, urimo urakibuka neza, kandi ntuze kuba wafuha ngo ufuhire Sara, siko bimeze se? Ariko abantu niyo bataha bafuha ibi bintu wabura gufuha koko? Ubwo akamubwira ati ngiye ndaza kuba nagaruka, untegereze igihe nzaza kuba nagaruka, kandi ugomba kuba wamusaba imbabazi uriya mukobwa, urimo uramubabaza cyane, ugomba kuba wamusaba imbabazi. Turimo turumvikana se? Ugomba kuba wamusaba imbabazi. Ubwo umukobwa nawe yaritegereje yumva umuhungu urimo uramubwira ati agomba kuba yasaba imbabazi, ngo kandi mbere yuko ukora ubukwe ubu ntekerezaho, mbere yuko dukora ubukwe urimo urantekerezaho, urimo urabyumva se? Undi agatangira kuba yavuga ati ngo musaba imbabazi, ariko ye imbabazi? Ubwo umukobwa yasigaye aho ngaho arimo aribuka ibintu umuhungu amubwiye nyine ngo agomba kuba yasaba imbabazi Sara, ariko agatangira kuba yavuga ati gute? Ariko urimo urakeka ko njyewe ndi umusazi? Urimo urakeka ko njye ndi umusazi? Uwo ni umukobwa nyine murabivuga ati wowe urimo urakeka ko njye ndi umusazi? Reka ikintu ngiye kuba nakora sindi buze kuba nareba inyuma, reka uzisanga wenyine mu bukwe ari wowe urimo urabukora. Reka icyo ngicyo cyo ndakikubwiye, uzisanga wenyine ari wowe uri mu bukwe, sinzongera kuba nagukunda n'indi nshuro. Reka ndakurabuye, ndabivuze. Umukobwa nyine yarakaye. Ubwo gatangira kuba yareba aho ngaho hari uri muri itegereza ibipapuro by'uko umukobwa yasezeye ku kazi, avuga ati byose ndimo ndabibona ku bijyanye no kuba wasezera ku kazi, ndimo ndabibona byose, nabibonye na George yasinye. Ubwo akamubwira atakira byose birahari, yasinye bifate. Ubwo yamubajije nyine nuba George yamwemereye kuba yasezera ku kazi, aramubwira atakira byose yabisinye fata. Ubwo kwitegereza neza yabonye koko George yabyemeye ko yasinye kuba umukobwa yava mu kazi. Ubwo agatangira ati George yabyemeye mbega. Ubwo akamubwira ati noneho ndabyumvishije misi, ndabyumvishije n'ukuri muri we ndabyumvishije, kandi wiyiteho ube wanaruhuka, ibi bintu byose ndabyemeye noneho. Ubwo n'umukobwa yaravuze ati nta kibazo, igendere ciao igendere. Reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwa kuba wakora ku cyitwa like. Ubwo akiri aho ngaho yatangiye kuba yabona barimo baramubwira ati yewe misi, ati dore hano hangana nari ngiye kuba naguhitiramwe imyenda
iyi ngiyi ireba niba koko harimo umwenda waba wakoresha cyangwa se iyo udakeneye nayo mbe nayijugunya, ino myenda ntabwo uyikeneye. Umukobwa aravuga ati yose yijugunye. Undi aravuga ati nta kibazo, ntacyo bitwaye, reka mbe najya kuba najugunya. Umukobwa ikintu yabanje kuba yakora ni amasuku yo kuba yajugunya ikintu cyitwa umwenda wose kirimo aho ngaho kidakenewe, nicyo yabanje kuba yakora. Ubwo ngubwo yahamagawe n'uwitwa Eric. Vuba vuba yahise afata telefoni pole pole ngo abanze yumve ikintu arimo aramubwira. Undi yahise atangira kuba yamubwira ati yewe muri we, ntuse kuba wagira, ntabwo ndi buze kuba nataha nijoro, uze kuba wanyihanganira, hari akarori ndi kumwe na Sara turimo, rero ndashaka kumushimisha mbere yuko dukora ubukwe. Ngiye kubanza mbe ntamushimisha, tube turi muri ako gapati, akarori kari aho ngaho, rero ntuze kuba wabitindaho nubona ndatashye. Ko bimeze se? Sara rwose arimo arandakarira kumubwira ko ngiye kuba nataha, arimo arayitarakara. Ariko ntubigireho ikibazo, ndaza kuba nataha nibisoza. Undi aravuga ati nta kibazo. Ubwo agatangira kuba yavuga ati nguhaye ikibizu, ariko ya match twari turi gufana nayo yanze, ariko nyine nguhaye ikibizu. Ubwo kumva neza, kumva ati mani uzi uko nkuriyeho ngo nkuriyeho lipstick, ubwo akabyumva kuri telefone. Uwo ni Sara nyine urimo urabivuga, arimo aravuga ati nkuriyeho lipstick, bya bindi bisiga ku minwa, ukamenya ko nyine abikuyeho. Arimo aramusoma, ubwo nibyo arimo aramurisha umubu. Uwo ni Sara nyine arimo aramurisha umubu. Umukobwa ariko nta gutinzamo, nta kubitekerezaho cyane. Uwaza umubaza iki? Ubwo hari uwamwohereje message amubwira ati yewe, ati nubwo ejo ufite ubukwe, ariko reka mbe nakubwira, nta kintu na kimwe ikizigera gikorwa hagati yawe nawe. Uwo ni Sara nyine wabyohereje amubwira ati ngewe ubu ngubu turacyari kumwe, nubwo ufite ubukwe ejo, ariko ibintu byose twebwe tubikurikirana, ukagira ngo ubukwe twe twabwinjiyemo. Urimo urabyumva neza? Idora umukobwa ngo babe bamurisha umubu, idora ngo amarira arazenga mu maso, ariko nyine nta kurenzaho, nta kubitindaho. Ubwo yese atangira kuba yakandika gake gake yiyandikira, agatangira kuba yakandika ati uyu ni umunsi wa nyuma, uyu ni umunsi wa nyuma. Hari uwarimo arabyandikira avuga ati uyu ni umunsi wa nyuma, hari uwarimo arabyoherereza. Ubwo nyine ugahita umenya ko ari Eric arimo arabyohereza. Ubwo Eric nawe yatangiye kuba yagenda amwoherereza utuntu tw'utuvideo barimo muri ambiance, bagenda babyina gake gake. Ubwo nyine mu kirori barimo, Eric ukamenya ko arimo arafotora ngo amwereke, amwoherereza gake gake. Umukobwa no kubireba bikamwangira. Ubwo byose yatangiye kuba yabyitegereza. Eric ni umwana mubi afatanyije na Sara. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati sheri, ntube wagiraho ikibazo, ntihagire ikibazo, nukuri uza kuba wabigiraho. Iki ni ikirori turimo, ngewe rwose na Sara, kandi ntabwo ndi bukeka ko byakangiza ubukwe bwacu. Wowe gusa untegereze, ejo turaza kuba twakora ubukwe. Ko bimeze se? Unyumvire nyine, umuntu ufite ubukwe nawe ahantu agiye kuba yarara, ibintu agiye kuba yararamo ntiwamenya ngo ni ibiki. Ubwo umukobwa yarabyitegereje nawe biramucanga, idora amarira. Ariko umukobwa twumvisha avuga tuzisanga mu bukwe wenyine, kikurenge. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati Eric we, yewe Eric we, ati imyaka yose tumaranye turimo turakundana, ukangiza urukundo rwanjye, nicyo kintu cyonyine kimbabaje. Imyaka tumaranye turimo turakundana wakandagiye icyizere cyanjye cyose waragisyonyoye. Rero ubu ngubu ndananiwe, ndarambiwe kwirirwa inyuma yawe ngukurikirana mu bintu nk'ibi ngibi by'ubugoryi. Guhera nonaha ndashaka kuba nabaho ubuzima bwanjye. Uwo ni umukobwa nyine urimo urabivuga ngo ashaka kuba yakiberaho ubuzima bwiwe. Ntabwo ngiye nzongera kuba nagukenera mu buzima bwanjye, habe na gato, habe na rimwe. Reka iryo ni ryo kosa ntakora. Uwo ni umukobwa wabivuze avuga ati reka ntabwo nzigera ngukenera mu buzima bwanjye. Aho ngaho hari imodoka zirimo ziraza vuba vuba, izirukanka nuko nguko zazaga. Tayari ukamenya ko ziramutse atari za gisirikare, izi modoka zaba ari iz'umuntu
ukomeye cyane, ziparika bavamo birukanka cyane. N'abasirikare we ubwo barimo baravamo birukanka cyane, tayari birukanka. Nkubwira ati inshuti yanjye, igitangaje reba turebe neza niba twarakoze kuri subscribe, niba tutarayikoze tube twayikora. Tujye muri comment tuvuga ati na video imeze gutya, iramutse iri kudushimisha cyangwa se iri kugushimisha, inshuti yanjye kora kuri like. Ubwo babasirikare bose baza birukanka cyane, bavuga ati kabaye. Dore umukobwa nawe arimo aripampa yipampa gake gake. Ubwo ngubwo telefone ntajya atana nayo, hari ibyo arimo arirebera muri telefone gake gake. Pole yahise afata telefoni, barimo baramubwira ati muri we uyu munsi aturi muritegura iby'ubukwe, ubukwe bwacu urimo urabwitegura, ndaza kuba nagufata kandi uze kuza tube twahura, tube twategura iby'ubukwe. Siko bimeze se? Ubwo aho ngaho hari abandi nabo bari ku muryango, twumvishe bohereza ngo baze kuba bamufata. Ubwo ngubwo kandi uyu nguyu uje kuba yamufata ibariganye. Ubwo umukobwa nyine umuntu urimo urabimubwira ni Eric, akiri aho ngo yagiye kumva hari urimo urakomanga avuga ati ndaje pole gake ndaje. Tayari nuko nguko yahise afungura, vuba baje kuba bamufata gake gake. Ubwo nuko nguko n'ibyishimo. Undi yahise atangira kuba yamubwira ati hello muri we, ati nkaba mvuye mu kigo cya gisirikare nje kuba nagufata. Umukobwa baramweretse baravuga ati ubwo se imizigo yawe cyangwa se imitwaro yawe iri hehe? Undi nawe yahise asuhuza ati hello, ati imizigo yanjye iri hasi kuri esikariye nihiri kandi urakoze cyane. Ariko umugabo nyine yaramwitegereje, yitegereza umukobwa ahita avuga ati se ntago murimo murumva? Kandi ukamenya ko imizigo yiwe abajya kuyizana ari abasirikare, kugira ngo umenye ibintu ahantu biri. Ariko umukobwa akitegereza umuhungu ndetse n'umuhungu akitegereza umukobwa, bakarebana. Nuko nguko barebanaga, umukobwa akibaza ati se kuri muranyitegereza cyane, hari ahantu naba nkuzira, hari ahantu twigeze kuba twahurira? Ubwo ni umukobwa nyine urimo urabibaza umuhungu niba hari ahantu bageze kuba bahurira. Undi nawe agatekereza ati muri we, ati hari hashize igihe kinini ntakubona cyangwa se tutabonana. Ibyo ni iby'umuhungu nyine arimo aratekereza mu mutwe we, ngo hari hashize igihe kinini tutabonana. Ubwo aho ngaho harimo harabera ubukwe, hari uwo barimo barabwira ati banza umenye neza niba za video zisetinze ziri ku gihe, ku buryo tuza guhita tuzikina. Menya neza niba zisetinze. Ubwo nyine ubukwe burarimbanyije, abandi baje mu bukwe. Ubwo wa mbere yatangiye kuba yavuga ati yemwe abari aha ngaha mwese mwitabiriye ubukwe bwa George Eric ndetse na Missy muri Swift, muri aho ngaho. Ubwo bagakoma mu mashyi, bagiyeho bakoma mu mashyi ati cyane rwose. Ubwo bagatangira ko bavuga ati turabizi mwese mwaje muri buno bukwe bwa George ndetse na Emuri, murabizi neza ko bamaze imyaka 10 bari mu rukundo. Ubwo ari we uwamwambariye ni wa mukobwa bahorana, agatangira ko yamubwira ati bite se urimo urandeba. Ubwo nyine MC warimo aravuga ati nizere ko mubizi ko bamaze imyaka irenga 10 barimo barakundana. Igihe rero kikaba cyari kigeze ngo babe bakora ubukwe. Ibintu rwose birakwiriye cyane. Icyambere nabereka, dore umugeni ari hano ku ruhande rw'umugabo, dore nguriye umugeni nguriya. Rero tukaba tugiye kuba twakakira Missy muri nawe ngaze kuba yakegera imbere ubukwe butangire. Ariko umugabo abanze yegera imbere. Ubwo umugabo yaje yegera imbere ngategereza umugore we nawe aba yahagera gake gake ngo umugore abe yahagera. Ariko twabonye umugore baza kuba bamufata ku munsi w'ejo. Ubwo bakomaga mu mashyi bavuga ati umugeni aratashye aratambutse. Ubwo ngubwo umukobwa agakoma mu mashyi, n'abandi bose bagakoma mu mashyi. Ubwo nuko nguko yahise atangira kuba yavuga ati niba n'umugeni cyangwa se umugeni nyine, ubwo n'umugore ari hano yakaba yakegera imbere hano kuri stage, akaba yakegera imbere, ari we muri nawe yatambuka akaza imbere.
ubwo abandi barategereje atari hehe se arava muri bano bicaye ko mbona atari banatirimuka. Ubwo bose bategereje kuba babona umukobwa arimo araza. Umuhungu nawe akibaza ati se uyu nguyu we ari hehe ikatarimo araza bitebye. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yagiramo akantu k'ubwoba, akavuga ati reka nze mbe namuhamagara pole pole, mbe namuhamagara numve ahantu ari ikarimo aratinda kandi nshaka kuba narangiza bino bintu bikava mu nzira. Ubwo umukobwa nawe arimo arabyitegereza akavuga ati Eric we. Umuhungu agahindukira agatangira kuba yavuga ati se ubu ngubu koko muri wasanga atanashaka ko mwakora ubukwe, njye nicyo kintu ndimo ndakeka kubera kuriya njya mbona ari nkameze nk'umusazi, uriya mba mbona ari nkameze nk'umusazi. Ubwo agatangira kuba yavuga ati se ubu ngubu araba yaza koko, none se muzabipangira undi munsi? Undi akamubwira ati oya muraraza kuba yaza, ndabizi neza kandi tumaze imyaka igera mu 10 idukundana, rero urumva ko uyu munsi ku bukwe bwe ntago yasiba kuba yaza. Ibyo ngibyo byo ntago yabuburamo, araza kuba yaza. Ibyo ngibyo byo ni ibintu nzi, araza kuba yahagera. Ubwo umukobwa nawe akavuga ati ye araza kuba yahagera, nta kibazo nta kibazo, ntacyo bitwaye. Ubwo umusore nyine waracyafite icyizere ko umukobwa ari buze. Ubwo ariko agatangira kuba yavuga ati se ko mbona atarimo aranafata telefoni, ibi bintu bite byabyo, ibi ni ibiki? Ubwo bakiri aho ngaho batangiye kuba babona hari amavideo n'amafoto barimo barakinira aho ngaho ku mateleviziyo ari aho ngaho muri sari. Bakavuga ati ye aturiya si George n'uriya mukobwa Sara bari kumwera, biriya bintu murimo murabibona? Ibyo byose bagatangira kuba babibona. Bakavuga ati ye ati uriya ni wa mukobwa wa Silva, ati ye biriya ni ibiki mana yanjye ye. Ubwo bose bagatangira kuba bavuga ati mbega biriya ni ibiki se? Ubu si wasanga ari byo byatumye umukobwa ataza aha ngaha, wasanga yamuketse. Ubwo bose batangiye kuba bagenda bavuga muri sari, bavuga utugambo bakajujura. Ati buriya wasanga ariyo mpamvu we umukobwa atarimo aragera aha ngaha, buriya yabaketse ntago ashaka kuba yashyingiranwa na George. Ubwo George nawe yarabibonye yibaza impamvu abantu bose barimo baravuga, dore guhindukira ngo arabona amafoto yiwe ari kumwe n'umukobwa baryamye arimo aragenda yihinduranya. Idore n'impeta yari afite ngo irahita igwa hasi. Ubwo yise avuga ati ngo iki ibi ni ibiki? Umukobwa biramucanga, umuhungu nawe biramucanga. Atangira kuba yavuga ati Eric we ni ibiki birimo birajya mbere, ibi ni ibiki? Ubwo umukobwa nawe byaramucanze agatangira kuba yakibaza ati ibi ni ibiki Eric we birimo birajya mbere. Ubwo bose batangiye kuba barebana bakavuga ati abantu bose barimo baratureba. Ubwo umuhungu yise atangira kuba yavuga ati ibi ni nde wabikoze, ibi ni nde wabikoze, murimo murareba iki, ibi bintu ni nde wabikoze? Ubwo abandi barimo barajujura ati reba we biriya ni ibiki, biriya birakwiriye. Ubwo umuhungu yatangiye kuba yafata umuntu wari ukuriye aho ngaho ubukwe avuga ati bino bintu ni nde wabikubwiye ngo ubikore, ibi ni nde wabikubwiye ngo ubikore? Undi nyine ari aho ngaho agatangira ati muzimye ibyo bintu byose, muzimye vuba vuba. Ariko umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati George we wabimbwiye nyine, yambwiye ngo tubikore, niwe wambwiye ngo tubikore, ngo tube twagaragaza no mafoto mu gihe ubukwe buraburimbanyije tuze kuba twayagaragaza, buri umwe aze kuba yabibona, niwe wabinsabye, niwe wabimbwiye. Ubwo abandi bose barumiwe cyane kubona amafoto nk'ariya ku munsi w'ubukwe. Abari baje mu bukwe dore ngo barakuramo icyitwa show. Dore Sara ngaraza yirukanka cyane amubwira ati Eric we, yewe Eric we ni ibiki birimo birajya mbere, ibi bintu turabikora gute? Ubu se muri wabikoze, ibi ne muri wabikoze, turamukorera ibiki? Dore ngaransebya, ndimo ndumva mfite igisebo. Ubwo umukobwa nyine agatangira no kuba yakibebeza ati mfite igisebo. Ubu se koko muri nta bwoba yari afite? Umuhungu atangira kuba yavuga ati ngewe ikintu ndibuze kuba nakora nuko bino bintu ari buze kuba yabyicuza, ngomba kuba namubona nkamwereka. Ubwo abari aho ngaho bose batangira kuba bavuga ati biki? Ubwo wa mugabo niwe supervisor yatangiye kuba yamubwira ati yewe George we. Umugabo nawe yaje yirukanka cyane ahita amufata vuba vuba amubwira ati bite byawe, uza ahantu Emuri yaba yagiye, urahazi neza,
mbwira njye kuba namwizanira, nshaka kuba namubona nkamufata. Undi akamubwira ati ariko njyewe yagiye ariko sinzi ahantu yagiye, reka ntago mpazi, kandi mbere y'uko agenda hari ibyo yabanjije gukora. Umuhungu akavuga ati biki, yagiye hehe? Ushaka kuba wavuga ibiki ngo yagiye? Ni ibiki urimo uravuga ibiki? Undi yaramubwiye ati dore reba ibi ngibi se ntabyo uzi? Ubwo yatangiye nyine kuba yamwereka za mpapuro yasinyeho, cyangwa se bimwe byo gusezera ku kazi, amubwira ati dore yasezeye ku kazi, iyi ni letere isezera ku kazi. Ntabwo urimo urabibona se? Ibi ngibi ntabwo ubizi? Dore umuhungu ukuntu yarebye, ndetse n'umukobwa bareba utyo. Reka ko uyu munsi tugasoreza ahangaha. Nkubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe. Niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video wayibonye, iramutse yagushimishije ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace nkubwira ati na hejo.